kugeze n'isaha nta muntu wigeze nyakira nkaho ndi umugore w'umugabo kubona namunanye na Shadibu rero ahubwo numvise kuri njyewe byaranshimishije. Shadibu ni benshi bamwifuza no gusangira nawe babibuze ariko yakabyibura bwanyu bitewe n'ukuntu nakira mukundaga byibura ageze ku ntego ze. Sinarakarira Shadibu kuko ejo bundi aza kumwe n'abandi usagenda yarambwiye uzenze ari he hari usanze mu rugo amaze igihe kingana iki Shadibu ewa komereza aho nshimishiriza umugabo ariko icyo nanze no kujya mu nzererezi. Buriya ni ikintu kibabaza umudamu kumuca inyuma ku muntu arusha agaciro. Buriya umugabo waguciye inyuma imbere yawe ku muntu w'inshuti yawe ku muntu muturanye kugeza aho ubibona aba yagusuzuguye kandi yagusuzuguje. Uramutse utwe tudafite n'umugabo urahangayika. Gute? Yes, reka nongere mbashimire kandi nizere ko mukomeje gukurikirana ibiganiro bya Big Town TV aho ugiye uherereye hagiye hatandukanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, hano hagiye hatandukanye ndabasuje kandi mbifurije amahoro y'Imana. Amazina murayazi banyita Emi Nyawe kuri Big Town TV. Mwese hano uyu munsi ndashaka ngo mwandike comment zanyu muvuga ngo welcome ubundi gahunda zibashe kugenda neza ku mabere meza ku mabere ameze ukuntu murabona no umubyeyi wizetsaga umesteke oya make ko ndo umubyeyi Imana ariko urabona kuntu twe tuntu mu gatoza tumeze abanyamakuru musigaye murinjajwa yerega ducuruza umuntu umesteke ameze neza urakomeye ndagira ngo abari uvuga ngo welcome kandi wamaze kubivuga oya bari wo bivuga welcome heheze kuri Big Town TV. Yes rero nkuko mubona ndi kumwe na Keza twamusuye mu rugo ntago byari byoroshye murabizi turi muri gahunda ya guma mu rugo hano muri Kigali cyangwa se bamwe banayivuyemo abandi barimo barayijyamo ariko twifuje kumusura mu rugo turebe uko bimeze. Ikibazo cya mbere ngiye kumubaza hari interview yagaragaye ahantu hamwe bari kugukuzamo imyenda ngo werekane inda n'imbirimo abantu ntibabijyaho babijyaho imaka cyane kubera iki wabikoze nyine nukuvuga wenda sukuvuga impamvu nabikoze nyine ntago wenda byari ngombwa nabonye nyine abantu batarayifashe neza ariko nanga abantu bajya impaka cyane ku buryo ushobora no gukora n'ikintu utari witeguye kugira ngo wemeze abantu nyine nk'umuntu uvuga ngo ntago ngo ari inda ngo ni imyenda bapakiramo iryo jambo ngira irambabaza kubera yuko nibaza impamvu nakora ibyo bintu nkumva nta nyine impamvu ni iyi nuse ndi kubeshya kugira ngo se umfashe kugira ngo ngurire base y'umwana kugira ngo ngurire toruteze kugira ngo ngurire iki toruteze sinago izi y'abantu toruteze ni ibiki ntago wabimenya nyine sibyo nyine nabikoze kugira ngo rero za mpaka z'abantu kwaguhinyura ibintu mutahagazeho gusa nyine ntago byakongera kuko abantu benshi nyine bababyeyi ntago babikunze gusa nyine ni kwakunda urugira ngo mari mpaka abantu muto kugeza uyu munsi biracyahari abantu bakivuga ko udatwite nta kuva nakorera interview nta wundura nyine nasomye comment zose 130 na zingaye nyine abenshi nyine bahise babona yuko gushango none nyine bose bemeraga ko harimo ngo imyenda gushango bose imyenda yaba yayimize nyine barambwira ati shati noneho ninda Petra byemeye nyine ariko urumva nyine bisaba ikindi kintu kwigoma ikindi kintu kugira ngo yemeze abantu niyo mpamvu muri mu buzima ntuzakora ikintu kugira ngo yemeze abantu kuko akenshi nta kintu ushobora gukora ngo bemere nyine wenda niko kantu nakoze kugira ngo n'amagambo ntago nshaka umwana wanjye azavuka yaravuzweho ibigambo ngibikingo sibyo bahakanye ibintu byinshi ariko kugeza igihe ngiye kubyara bakomeze bavuga amagambo menshi ku mwana wanjye numvaga bimbabaza ngiye ubwanjye numvaga bimbabaza rero ndavuga noke kugira ngo baceceke iminwa bayifungereka mbere mbikore gusa nyine nuko bimeze nyine ubwo abemeye baremeye abataremeye nabo nyine nakazi kabo. Icyo ni ikibazo kimwe. Ikibazo cya kabiri abantu bavuga ko inda atari ya Kamwana ngari y'umurundi byo bihagaze gute?
nta murundi abarundi ntago ari ya murundi si biki ntago ari ko bikurakaje ko bikurakaje murundi bibite umubano wawe nawe uraho nyine wararangiye twari abantu bakivuga ko indariye uvuga ko ari yigeze mfatira akaguru mani ntago ari ya murundi ko hariho abantu bagishidikanya ko inda atari iya yakamwana wenda nimba atari iya murundi bakavuga ko atari n'iya yakamwana none se yakawe niba byiyemerera abantu bakaza ku ruhande ngo yakanabyara ngo yakanagatera indanga ibikindi n'isugongiye mu bamugira ibisigaye mujye mubibaza yakabwo ngubwo rero sibyo kuko njye ntabwo nsobanura ngo indani kuko nawe ubwe arayemera impamvu mutashaka ibiye rero sinzi ikibazo gihari nyine impamvu numva rero ubwo ibisigaye ni amahitamo yanyu cyangwa yabo ako seke wenda reka nkwibarize iki kibazo uramutse ubyaye umwana akaza adafite agashusho na kamwe ka yakamwana na kamwe wabigenza ute bibaho ariko byose si ibintu bisanzwe ntushaka kubyara umwana w'inzobe kandi uri igikara ibyo ni ibintu bisanzwe ariko ntabwo habura akantu na kamwe hari igihe usanga amano ari aya papa we cyangwa iki gusa nanone ikibazo kiba kirimo nyine bitera imyiryane n'impamvu mba nsaba Imana ngo ahanini azaza asa na papa we kuko iyo aje adasa na papa nyine yumva ko wamuciye inyuma yumva ko ari uwundi mugabo iki nyine urumva ntabwo abagabo babikunda kubyara umwana badasa nyine abakekeranya biri aho ngaho mukabana azi ko ari we ariko nyine avuga ati cyana tudasa wasanga atari icyanjye noneho iyo havuzwe amagambo nk'aya ngaya ngo mu mwana wa murundi ahita avuga ati nta nubwo ari uwanjye n'uw'abarundi urumva rero nyine ariko Imana ntabwo ubuzi nyine uburyo Imana izaza ishusho izaza yaramuhaye hari n'igihe yaza dusa cyangwa asa na papa we urategereza nyine ukakira nyine uko Imana imuguhaye ukaba ari kumwakira ukeka ko mu mico ya yaka umwana wazavuka afite imico yihe nko mu duce ubona na yakamwana azaba akunda ikibuno azaba akunda icupa umwana wanjye se ko ari umukobwa ko atari umuhungu ngo azakunda ibibuno nyine wenda azifuza kukigira nyine byanze bikunze ntiyabura agaco kafata nyine uretse ko atari twiza utwo afite se afite uduco nyine tutaryoshye nyine ariko nyine biterwa no wareze umwana uburere wahaye umwana nibwo butuma nubwo si yaba afite indi mico nawe iyo wamuhaye bituma ajya ku murongo neza ntabwo yamera nka se nyine umwana bundi akura uko wamutoje nimba umufashe nka mayibobo azaba mayibobo ariko nimba umureze neza n'iyo mico ya se ntabwo yayifata afata iyo wamutoje reka dusubire inyuma mu bihe byawe by'ubukwe ukora ubukwe we na yaka byatangiye abantu batabyemera rimwe na rimwe bakabyemera ubundi ntibabyemere rimwe na rimwe bamwe bakabyemera ubundi ntibabyemere baguteye inda yaka ntibarabyemeye abandi ntibabyemeye ushubije amaso inyuma ku bukwe bwawe utekereza ari igiki cyatumaga abantu batemera yuko washakanye na yaka impamvu ni nyinshi zituma batabyemera ariko iya mbere wenda navuga yatumye bahakana cyane unagunga umukobwa ngo nkuriya ngo yabona na yaka n'uwabyemeye akavuga ngo impamvu tubanye ngo ndashaka kujya muri Amerika ngo ndashaka visa ngo kugira ngo azanjyane muri Amerika nyine utuntu nk'utwo mbese ntawabyemeraga 100% ngo yemere ko kuko tubana nyine kubw'urukundo wumvaga ari inyungu namukurikiyeho ariko ntabwo nigeze mbiha agaciro kuko burya iyo ukoze ikintu nyacyo kandi wizeye ntukagihe umwanya upfa kuba wowe uzi kuri mukuri njye numvaga mfite ukuri kwanjye kandi mfite n'impamvu mbikora sibyo nanga kumva amagambo nanga kumva amabwire navuga ko ari cyo gihe kinini cyambereye kibi cyanangoye kwakira kuko kugeze n'isaha nta muntu wigeze nyakira nkaho ndi umugore w'umugabo noneho hari n'ukuntu umuntu akwandikira inbox akavuga kebite none akakubwira ikijambo akagufata nkaho uri agakobwa kari wabo nyine
nshaka ko tubonana numva nkwifuza tugambo nyine iki gihe urumva ntago aba gufata nk'umuntu wubatse nyine ibyo byose urabyihanganira kuko ubuze icyo ushaka ibyo navuze nta maherezo byibura bizagira iherezo kandi agaciro ndi kwihaka nzagira igihe kagaragarira buri wese byarangoye ariko kubw'amahirwe narasenze gake gake bigenda bimfasha kugeza n'isaha barahakanya abahakanyi ni benshi ariko ku mutima wanjye nzi ko ngiwe mpa agaciro ibyifuzo byanjye ndetse n'umutima nama wanjye ngiye nkora ibyanjye mu nzira yanjye n'umugabo wanjye ko twabana twese ni ibyacu wowe wo hanze wabyemera utabyemera ntabwo ari ikibazo cyanjye nkomeza mbaho nkomeza mu buzima bwanjye n'urugo rwanjye ntabwo binsenya ngewe ahubwo biranyubaka kunshi intege kwanyu bintera imbaraga Yakamwana ejo bundi video iri guca ibintu bigacika ku mbuga nkoranyambaga ari gusomana na Shadibu mwigize no gupfa igihe kinini ati akubwira ati Shadibu ni mwiza afite urubuno niyo mwamuri kumwe mu nzira yamuta ejo bundi video yiwe uyibona iri gucicikana ari gusoma Shadibu mu kiganiro ari umugabo wawe wabyakiriye ute ni biragoye nyine byarangoye kubyakira ariko buriya baravuga ngo nta kabi kamenyerwa ariko biterwa n'uburyo wabanyemo nako njye nabanye ibintu byo kubabara nabanye nabyo igihe kirekire kuva n'abana n'ura mugabo narababaye cyane ku buryo nageze nkumva ndimo ndagenda mbimenyera nkumva si bishyashya kuri njyewe niba mwibuka inshuro nyinshi narwanye n'udukobwa ibiki nyine nyumva ngifite gufuha cyane nyine nk'umuntu uri bugishaka ubu ugifuherera igihe cyarageze mbyikuramo ngenda ndavuga ni nkomeza bino nzababara cyangwa se nzata umutwe reka mbitware gakeya njye ubwanjye ikintu cyatumye ntagihangayika cyane kuva namenya ko mfite umwana wanjye ngewe naravuze ni igihe kinini nzajya nkimarana n'umwana wanjye uwo mugabo agenda ajya ataha cyangwa abyihorera kubona namunanye na Shadibu rero ahubwo numvise kuri njyewe byaranshimishije impamvu byanshimishije ni iyi namusanganaga n'inzererezi za mayibobo dukobwa turaho duciriritse twamake none kuri iyi nshuro ari ku rwego rushimishije ntabwo ndi kubeshya Shadibu turamuzi ni Sirey twemera none Yakamwana umugabo wanjye ari gusomana na Shadibu muri aka kanya ari kumukora ku matako ahantu abantu benshi bifuza kumukora babibuze Shadibu ni benshi bamwifuza no gusangira nawe babibuze ariko yakabyibura bwanyu bitewe n'ukuntu nakiriya mukundaga byibura ageze ku ntego ze barasangiye amukozeho kuri cya kibuno akunda nyine nahise mvuga ni basi ageze ku gaciro nyine ari hejuru nyine kuba ageze ku kibuno cya Shadibu ageze ku rundi rwego uko biri kose kuko ntago nafuha ngo mvuge ngo ndaraka nose ndakareba bitangije ntiwarakarira ikibuno cya Shadibu sinarakarira ikibuno cya Shadibu sinarakarira Shadibu kuko ejo bundi aze kumwe n'abandi ubusa agenda yarambwiye uze nzari he hari usanze mu rugo amaze igihe kingana iki mujye mubyihora mwe mutarashaka nyine sinzi gusa nyine ntago byandakaje ku buryo numva ngo binkoze ku mutima ngo ndakarire Shadibu ariko si byananshimishije gusa njye nese mvuga ni byibura ariko umuntu muzima ari kumwe n'umuntu usobanutse ntago wenda navuga ngo araje kuko urumva umugabo ujya kuguca inyuma ashaka kugenda akararyamana n'umuntu batanishingiye basinze ko aryamanye na Shadibu bakikingira wenda ibyo birwara niyasanga bindi urumva Shadibu yamuha kumuha se bisaba iki ubuze ibyo bakoze bitaniye no gusomana n'umuntu akamukoraho agakora imbere agakora inyuma yarahazengurutse ngo nta cyiza ngo ntacyo nyine uri kumva rero nta kintu cyari bundakaze cyane gusa Shadibu ewa komerezaho nshimishiriza umugabo ariko icyo nanze ni ukujya mu nzererezi buriya n'ikintu kibabaza umudamu kumuca inyuma ku muntu arusha agaciro njye nca inyuma ku muntu undenzeho ku mukobwa mwiza undenzeho ku mudamu undenzeho aho byo navuga ati umugabo wanjye nyine byibura ariko uzi umuntu gucima ku muntu uri hasi yawe wakoropesha hano akagoropa akawumutsa akajugunya itorosha akamena amazi yariye icyo gihe ubunesheje agaciro nyine ubunesheje agaciro ariko iyo uterese umuntu basi mbona nyine uri haye
navuga nti nareba ibyibura ari mu bantu bazima. Igihe rero impamvu ntigeze mvuga ngo ndarakaye ngo ndababayoya kuko n'ubundi aho yajyaga mbere uko biri kose hariya ni sawa. ni ukuvuga ngo wowe urabwira abagabo ati mwidusuzugura gusuzugura nyine abagabo guca inyuma abagore banyu ni nk'itegeko sibyo. Ntuzambwira ngo hari umugabo ubaho ibyo byo ntibibaho, ariko ahubwo uburyo ubikoramo ushobora kunca inyuma simbimenye, ushobora kunca inyuma wenda ntuye Nyamirambo ukajya nk'i Kanombe ukabikorera ugataha mu rugo iwawe nyine simbimenye. Ibyo ngibyo rero ni ubutwari kandi bumpa agaciro. Buriya umugabo waguciye inyuma imbere yawe ku muntu w'inshuti yawe, ku muntu muturanye, kugeza aho ubibona aba yagusuzuguye kandi aba yagusuzuguje. Ntabwo bikunaniye kugira ngo ujye kurangira kubyo namenye, ariko iyo ugeze aho binyereka nyine mpita mbona yuko wansuzuguye nta n'agaciro wamesheje. Urumva uwo nguwo mwasambanye nanjye azansuzugura kuko aranzi, ariko uwo nguwo wakure ntabwo tuziranye nta nubwo tuzahura. Ubikuriye kure rero ni sawa, ariko ubikoze nimba unabikoze wenda hafi yanjye bikore ku muntu mbona basugaragara muzima. Masikia ubwo aguciye inyuma ku muntu akurenze, noneho ku muntu ukurenze nyine urabona nka kuri ari kumwe na Shadiba ntabwo nafuha ngo nsare ngo ndaye umutima udiha kuko ndavuga nko kari kumwe n'umusitari nyine ari kububakira izina. Hari umuntu uta izina mani izina twe turari yaba ari kukubakira nyine izina ry'umuryango. Ese kuba ari kumwe na Shadiba si sawa? Nyine ni sawa, ariko izina si amazina tuba twarayakoreye inshuti yanjye, ntabwo tugishakisha ibintu izina sura rirya. Icyo mvuga nyine gusa nuko batanisheje agaciro ngajye mu bantu baraho. Icyo nshatse kugusobanurira. Yaka ejo bundi yagaragaye avuga ati bantu nimumfashe, turi muri lockdown mpagaze nabi nta kuntu meze. Nibyo koko ibyo yavugaga cyangwa ni za joking za Yaka? Buriya nta muntu ujya ukina agira. Hari ukuntu umuntu wenda yabaganiye, ariko iyo umuntu aganiye yavuga ati mumfashe, abakeneye ubufasha. Ntabwo muzafasha umuntu ariko mubonye arimo kugenda agira sinzi, ariko mwabonye yibye. Nyine niba yaravuze ati mfite nyine wenda ikibazo gutya mumfashe mu rugo kakawunga ndagakeneye, nuko babikeneye. Kandi kuko turi mu bihe bibi ubu ngubu nta nubwo wabwira n'umuntu ngo mijyumbi ngakibe kuko nawe ntacyo afite ntakora. Ahubwo bari gutanga ibigori baratubaruye ariko si turabibona. Umutwara sibo ni wari mukuru w'isibo ntaraduha ibigori, nubwo ngo batanga ibishyimbo bidashya ariko umuntu yanacana no kumva. Nabonye hano mu gipangu hari umutipa bitetse harakumwe agashira akacana ariko byaheye nimugoroba. Ibitetse mu gitondo bishya nimugoroba ariko ariko ibyo biryo birabyo birasayidira ariko ntago twe barabiduha. Umva rero kandi natwe turabaturage nk'abandi. Ariko reka nkubaze ngo iyo umugabo aguca inyuma utwite ngo umwana ngo arabyumva ngo nawe urabimenya? Ngo iyo umugabo aguca inyuma utwite uri hafi kubyara ngo iyo ari gukora akantu ngo urabimenya ngo umwana ngo aratera? Ndi naribonye ariko ibyo byo ntabyo nzi. Ni iki Yaka yakoze wenda umwana akabyumva ukumva arakubise cyane? Ngewe ahubwo ikintu yakoze ukumva umwana mu nda nyine arabyumvisha aravuga. Urabona nyine nk'iyo twite gutya gutera nyine akabariro nyine mugira ku buryo mwigengesera ntabwo mubikora nyine nk'abantu nk'uko utaratwita uko indi igenda ikura ntabwo mukomeza kubikora nk'uko mwabikoraga nyine. Hari ubundi buryo mubikora nyine ku buryo bitabangamira umwana. Urumva rero ni nako keretse uramutse uje kwa kundi umuntu aba yanyweye agacupa ukaza nyine byabangamira umwana. Ngo Yaka ariko yagutenda yanyweye ingufu? Ngo yanyweye gorira akanwa agira umunwa mu buzima. Ngo yanyweye gorira mbare 3 wanywa gorira 3 kabaho n'ukuntu gorira nyine ni tuyoga by'ubukeri buno bugura 1000. Nibwo ngo yanyweye nje ntabwo mbizi kuko ntabwo yigeze ambwira ko ari butera inda. Umva rero ariko nyine niba yabivuze wasanga ibyo cyangwa se ugasanga sinabyo. None akamaro ko simbizi ngende kukubaza akamaro ko umugabo kurongora umugore gutera akabariro umugore utwite nakaye we bikumarira iki? Wumva ari ikintu bikoroherezaho? Eko umudamu birakenewe cyane. Uramutse utwite udafite n'umugabo urahangayika. Gute? Nyine ni ukuvuga ngo ubuse hari umwana uri burebe interview tuvuga ngo
nta mwana nta mwana ugira turandika wanda ntihagire umwana ureba iyi video yatujije imyaka 18 kuvuga ngo birareba abadamu n'abagabo nk'abagabo wenda n'abakobwa benda kubaka nanjye ngiye kubashangaza wevuga unyongorera nako kuvuga ngo yego ni ukuvuga ngo nyine iyo uri umudamu utwite gutya ugira ubukeneye nyine ugira emosiyo nyinshi nyine ushaka umugabo nyine urasumba ivuge mu bihe buryo nyine uba wumva ushaka gukora imibonano mpuzabitsina uba ufite ubushyuhe bwinshi cyane yego ku buryo nyine ugera ahandi ukumva urabishaka ukicara gutya ukumva urabishatse nyine tu urumva nyine iyo ubitekereje gutyo ntubibone reba ukuntu abana bari kutureba nta kintu uba urimo urumva ariko nyine wumva ko hari ikintu ubuze kandi iyo utwite umwana burya niwe uba ukuyobora hari igihe aba akeneye kurya iki ukagishaka byanze bikunze urumva rero iyo utwite ukaba ubana n'umugabo n'umwana akenera kumva urimo uvuza akaruru aba ashaka kumva papa we aba akeneye kumva papa we nyine nuko kaze gukora akazi ikindi bigufasha iyo ugiye kubyara nyine biragira ubundi baravuga ngo umugabo nyine murakomeza mukaryamana kugeza ariko iyo igize amezi 8 hafi 9 gutyo umugabo ashatse yabarekeye nyine ukajya uryama nyine ntakoreho kuko ashaka kubikora ugasanga ugejeje ku mwana kuko urumva umwana aba yaramaze kwicurika ari hafi kubyara ushobora rero kubikora ugahita ujomba mu mutwe ukabyara umwana upfumutse umutwe urumva twebwe tumaze kumenya ibintu byinshi cyane ikindi bifasha iyo ugiye kubyara ntago bakubaga nyine iyo ushobora kujya kubyara wari kubagwa ariko kuko nyine umugabo nyine mwa mubikora yaraguhaye umwanya nyine haba hagenda hazamo umwanya gake ku buryo cyo kubyara nyine umizi nyine waramenyereye naho iyo uri umukobwa kwa kundi umukobwa amuterera inda iwawe urumva aho bagira umuti bwakwihakana uriya agiye kubyara aba ameze nka vierge abakiri isugi isugi yarabijugunye ariko nyine byarakemeze nk'isugi biragora nyine kumubyaza n'abaganga barabikubwira barabigusobanura ikuno nyine ujya ku gipimo nyine barabikubwira ati nimbara n'umugabo mujye mugerageza mwirwaneho nyine bishoboka kuko biragufasha iyo ugiye kubyara nicyo kintu nyine nibyo bintu bigufasha nyine iyo ubana n'umugabo mu gihe utwite gusa uko umaze kumenya utuntu ubwengenze ku kintu kijyanye no gutwarira ubu wowe watwariye iki bwa mbere natwariye biyoga akahe gasikora ariko gashyushye nasanze gashyushye kandi gato kagapeti ariko nasanze ntago ari sawa cyane ntago ari sawa na nyine nagiye ngerageza uburyo nyine nakagabanya cyane ikindi ni ibisheke ubusi nshaka kubura ibisheke mu rugo ubu uragafite igisheke baragifata nyine bakakinkatira bakashyira muri firigo kagakonja ubundi nkajya nicara nkarya ukabyogosha uko biri ukabisokoza uko byogoshe ni gutya nyine ni gake ku kintu kijyanye no kurya ni ibisheke gusa kurya ni gakeya kuko iyo utwite nyine kugira ngo wumve ikintu urarikeye cyo kurya uzi ikintu njye wakumirwa nyikubwiye ibijumba urabona ibijumba bitogosheje nkabirisha amata y'ikivuguto umwana azaba akomeye gusomera abatabizi bakavukira babyita gusomera nyine simbirya buri munsi ariko nyine igihe numva mbishaka tugana ku musozo ni iki wabwira abafana bawe abakunzi bawe abantu bakurikirana Big Town TV ni iki wababwira dusoza kandi ndasuze kuko ndabizi twari tumaze iminsi tudaherukana ikintu nababwira ni uko twongeye kubonana kandi mpari ku bwanyu ku bafana banjye abafana ba Yakamwana nyine nifuza ko uko mudukurikirana cyangwa se uburyo mudukunda bitahagarara kandi natwe nyine twifuza kubona ko mutwakira neza kandi mukatwakira na yombi mbwira n'abafana ba Big Town ubwo bundi mo ndahembesha nejo bundi baguhembe mpembe dore nimero yanjye ya momo iriho mpembe
umubyeyi aba akeneye utuntu twinshi nubwo wakohereza icyo kiro cy'isukari turi muri guma mu rugo nahera ubu ndi kukinywa kuko umubyeyi anywa igikoma. urumva rero mwitegura umwana wanyu kandi nizere ko muzamwakira neza. hari ikibazo nari nibagiye kukubaza ariko yagaragaye avuga ati ubu ndi kuri finali ko nshobora kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. wabyakiriye ute ubyumva ute yakanagenda wenda akagusiga urumva bizamera bite? Njyewe nta nyine wenda impungenge zirahari ariko ku rundi ruhande ni ibintu ngomba kwakira kuko twabanye nzi ko iyo gahunda ihari kandi agomba kugenda. ariko agiye gakomeza inshingano ze nyine z'urugo nta kibazo nta kintu byantwara kuba yansiga wenda ariko yagira agakomeza yibuka ko afite umuryango ko afite famiye ntabwo byambabaza cyane. ikibi nuko yagenda akibagirwa umuryango yasiza akibagirwa n'ubuzima yansize kurona gutya sinkora nta kazi mfite. rero urumva kuba wenda navuga ngo aragiye ntamfashije byangora n'iyi nzu nayimukamo nkajya gukodesha ahandi wenda bitewe n'ubuzima ndimo. urumva rero njyewe ntabwo byambabaza byanshimisha ahubwo nyuma icyambabaza ni ikindi kintu cyavamo nyuma mbonye ko atakizuza inshingano ze nibwo natangira guhangayika kubera ubuzima bwahita bungora kurushaho kuko urabona ndi umwe wenda barakora njye sindi gukora ariko byibura tubashije kubaho. urumva aramutse yagiye ntabashe kumfasha byangora ubuzima hahandi wimuka mu nzu ukajya mu nzu y'icyumba na salo chambrette ibintu nk'ibyo. urumva nyine icyo nifuza nuko yagenda amahoro ariko agakomeza akibuka n'inshingano ze z'urugo. Yes rero mwakoze kubana natwe kuri Big Town TV murabizi nitwa Emi Nyawe. Yes abantu benshi muraza kwibaza ngo byagenze gute ariko nuko nyine kandi nshimira Imana nshimira na staff yose kuri Big Town imfasha kugira ngo ibiganiro byacu bibashe kubageraho 5 kuri 5. nshimire Keza tumwifurize kuzabyara neza fresh kandi azahita asubirayo direct. Mbabarira nuguhita nifungisha nagwa ndahekana se ukabyara byibura nka bune umufiririzo ubwo babanyura he aho wa mbere yanyuze no gushiramo agapoze gakeya. Yes rero mwakoze kubana natwe Imana ibaho umugisha. Big Town tuhora tubifuriza ibyiza gusa. Ciao ciao.